ahubwo komera di nabo zuraje wasuhu kandi sinanaguhaye inano nanye nibyo nanegereje urumva nanye nibyo ndimo ndakumva nagize gutya ugize uko anikoje mu manyenyeri mbaza giti kweda ashi ezo umuki muri gashogoro uracyashaka kunyongera se yabanze unyishyure nta urabizi no si yacu nukunguko tubayeho wishyure negere nyishyure ku bintu se hajya hari ideni nkubamo we ntabwo ari ubaho ni ideni urabona urahuhomeye ibikomeye ya 8 natwe abana dukunda zirimo komedi inzara iri muri urugo n'umuntu arayitikira Yesu inzara mukagira imana mwe Bro, umunsi turarya muzanyegeze je wabonye nari iki ndakwima ise biranteba umunsi turarya nabwiye mwana none ndumvire mwana kano naba we shangira ko ari wowe sha nese shaka we ugiye muranzana imipango unana umupango n'umukiye wo bufite have n'ugutekereza kurya gusa nani kiri kintu ugiye kizi rero bakuzagira ibyo byavuye nta kintu kizimutekereza cya have ibiri kwiwacu badutaye ubizi tuba mu runo ruzo twenyine nta twaye ariko ntibishoboye kuhinga cyane cyo ngenda nahinze ntabwo kwisuka wambwa ngo ntabwo ushoboye guhinga windi ni gutuma umugabo nk'aba adashoboye guhinga ngiye bura ntabwo nabona imbaraga zo kujya guhinga n'ikizi uzigaye twabwa twicisha inzara oya njyawe yawo mpinge nakwiba rero kandi nanone kwiba ni ibibazo ariko uvuga ngo yakwiba cyamani ndanyishe mwana ufite ibibazo kandi nawe uje wundi ugiye gukoresha uwuhereye ufite mugo sa senga mfite ngo ngurize She what? senga nyonyine gusa habe n'icumi mwanya wa senkani yumvira nkabo nazungu ubwo kuko bavuga nta n'imbwa iburi jana wenda nabwo hajyewe naguri ubu se nimba mvuze senkani ufite uri kumoni haryo nayo ufite byubyo ubu se nimba nta bifite ngenda yakura umupango wanje rero udutumeze urumva wandi urugo rwacu wagiye kugenda kose ntihajya habura n'abantu n'umwe cyangwa babiri horakatamo abantu b'udukungu niba bazi ko turi abakire numva urumva nimeze rero wese uzazanga ashaka kunjengura ka supadiri hanyuma irira nkurakaza supadiri zirakira abashyitsi baza tuza ariko musomyeho rimwe mabitanu Yesu ari musomye mwonyine ko yago supadiri kuvuga n'ibyeri reka tubitegereze turebe we gusa we durakantu wowe durakantu ubufashe nakantu akakamukona wenda umuntu aragigira agigite wagiye supadiri park baguzanga nga wagese twaye guzumbi magana wowe muri bujya ku bintu ngo bya senkani ngicyo wajya mu bihumbi nawe kai batayadwa tuvuze ndi tuvuga ko umuntu yatwibye yenda kutwica umiwe kamigo umuntu nguriza senkani ibindi tubyihore ibyo byo ndabikora nanjye ubwo reka mbenegura kamigo nguriza senkani ndo byihore ibindi byikurikiranye yampaye nkaruhuza ndekwe turashize bana buno butene tuzabakira sha mwana ngenda na rwose byanyobeye pe sibundi wajya ahantu mbure yemiragwa we cyose ko kuri mu kugwa he izuba reka yamena imbwa gahanga reka numvishije ngo haraza ashanze imvuriraga mumeze muti mukomere cyane ari muraho karashyura cyabaho yanze ko apfuye mwana to haji nandaba twindwara ari imvure wanyiragwa yewe yanyiraga none indwara yaranyishe fatina n'inzara iriho wambo mbaza ngo byagenze none ko yakwishe bagarutse nuko uryama mu gitondo nkaryama ku manywa nkaryama saa 4 nkaryama nijoro buri munsi nuko uryama Yesu nubona se nuko nangana kubiza abaye mushuku nuko rwanganaga nakaraka yarananze umva se ni mwana bo bimvuriragwa kaba inzobe naho agenda igikara imvuriragwa ni mu munyarwanda imvuriragwa se kuko abagabo imvurira nyagira yari inzobe none nabaye igikara munyanyaje kai bari kumwe yari inzobe none nabaye igikara aka nuko yasaga se kera wese ko tabaye inzobe jewe jena busari ukungu kumeze man neza wabuze warakutsa amenyo amenye se man ko nabonye nabizana babarira kongo bwamenyo buruzabase ntabwo mukuvuka ntabwo wavutse warakutsa amenyo mba mana none urahaje uje kuduhagiraho none ngo jewe nakutsa amenyo jewe nakutsa amenyo buruvugishuje ukuri amenyo jewe we nagwa yakuka nejo nawe mu gitondo ukavuze ngo nuko wavutse ahubwo umaze guhaga wanyingurira nagwa watubeshaga we watubeshaga
reba kano gapira ukuntu gasa reba kuntu gasa sidutuye mu mudugudu umwe sidutuye mu mudugudu umwe hagiye garukira ku rugo rw'umuntu neza gutya iwanyu hari umuvubyi uvubye imvura iwacu umudugudu itandukanye nta muvubyi mw'abantu umuvubyi arahari iyo ibintu byapanga biba biri mu iwanyu ngo hari ibikema nabonye ngo bitanga akarara kagenda iwacu byarumye ariko iwanyu ahangaha ndabona bitohagira ngo muzi kurondogura nk'abagore uziko icyanzanye mwatumye mwibagirwa mwajya murarondogora muri ku bugambo ngenda ringiye ku kamapu mvane mw'abantu banjye rero tutubivuga mani tubona ukubana kubaho ni ukubana n'abantu bakuru barabivuga kera ushaka umuntu wakuriza senkani yumvira uno muntu ngo tumugurize senkani senkani amafaranga arava arava hehe hako nange murimbwa ubu namwe mu buri gice cya senkani igiceri kiri hehe wowe uri umukire dore imvura iwanyiragwa twebwe turayakura iragwa mu nzu y'iwacu turayakura he iragwa se wayigwisha iwanyu ibishyimbo biratukurana nka bene byo twebwe turayakura namwe urarebe ko byakutse amenyo n'ibishyimbo munyihere ibyo giceri n'intaye uragikoresha iki numva ngenda ashaka kugikoresha ka business mwibaye bukime mwana business imeze ite ubwo ni rwangu murajya bwikina ariko mwana niba nasabye we harako ufite mu Rwanda senkani koko yatuma duteranya n'umuntu amane mumbabarira n'amafaranga afite pe cyagere reka nyuma kwe gutego nimufite n'ijana urimuhe ariko ajyana ubwo niwe wanje we nuruzi buri wenda nakugura ngo uyime wamukoreye wanje ndi umuntu wiga buri oyakoranga noneho urumva ariko uzayishure nzamwishyura ejo kandi ejo mu gitondo umunsi 20 umunsi 22 kumbe kwenda shacho uzayishyura ahunda amatariki yakura nyakora ngasa mwa reka ye isipadi ipimwe yonyine irankorera akazi kiragakorasha Mai uramenye ako kantu ni kabi nanjye ariko ntago nenda kudubura ngo ndashaka bya mirenge aje kumuna ubwo ntayirimo ana y'u Rwanda ariko umuntu abantu bihaje ibintu byo kungendera barahura n'imyaka uyu munsi muca miliyoni ko nta bintu by'ubuntu Kigali kiruhora kumubiza korara ntabwo ndamuca miliyoni 2 miliyoni imwe yaba ari Yesu kugira ngo sha kambe nko mu gihe nta muntu urangenderera hanjye mbe soma ariko ndasoma gakeneye imaramo korera naryoshye si gusa nyagasani hakonze ko super bize ryo haguye asundi wayimwe bundi sinyibahe bundi wayimwe akose hano ndashaka amafaranga oya kangwe gakeya Data ikintu bamwe bakanyihera ibiceri genda bireba ntumva bine salama bicamuko salama byagenda gasa mukagenda urabona sha ona bayeho neza mwiminsi twe twarakubiswe none se je uziko nakubiswe wora cyabasha kugura nako kantu ahubwo niba giye kugwashije komera di nabo turaje kandi sina naguhaye inano nanye nibyo nayinegereje urumva nanye nibyo ndimo ndakubwira ukumva nagize gutya ugize uko ariko je umanyinyiri mbaza giti kweda Yesu ashi ezo mu iki muri gashogorosha muri cyose n'uyu ubwo ushaka umugore umuhi ushaka umugore ujye umuhi maze mu iki n'uruhinja sinabagiye ihari hakoro nawe urimbwa ngo ushaka ngo nzabagura hanyuma niyo ushaka umugore hanyuma niwo utarimbwa sawa imbwa yago akakanya nago urimbwa urumva wowe nduri n'umugabo mwana ukumva ariko kamwe bamwe ubwo yenda ndagushyiramo kandi kugira ngo urumva karenge akumva ukuntu kaba kameze manje cyo mbaraga kantu ubundi we wayitobye ntabwo ari kwitoba umuntu ahita ugakanda baraga kanda frank agashiramo ibintu by'ibyo none se igikatsi cyayo igikatsi cyayo ukanda unyumva waye ibintu byanye nibanga urumva marakize bitwigira twamawushi ashyiramo utuntu twanyine tudukora kuzi kwenga ndacunda kuja uzi kwenga pe naho ubundi se wora nanyongera naho uyu mugore se nanjye uzanize ku mugore nandi yigirire ni nyaturire ko gagatu umugore igera gatu we wakinaza umugore aratira
none se ko noze undi ni igikoresho se undi uzamarisha iki wowe inde wowe ese simutunza umugore amutunga cyane rwose ubundi amutunza cyawura kaza Jesu. mbaza ngo ijyane n'inzira byagenze nabigenze gute arafata akajya afata akangomeza ashaka uzi ko gushaka ari byiza ni byiza muri iyi ni byiza bizabyiza umuzanga agiye kukubwira urashaka amafaranga ngo uyu mwana ngiki niho bizaba byiza uzara ahantu kandi ari byiza njya kumushakisha ikintu ntabwo nari nagitekereje arara rero ari kuko byiza hazaboneka umwana ngiye kumwirukana mwirukana umunyohereza hanyuma nimukoherereza se uzamukoresha iki nawe hanyuma se uwo mwana we ntabwo azavuka oya uramugumana uragashoye cha ndabona nawe ugize vuba ewe urabona nyine nawe uvuze ati reka ace ku rugo rw'umuvandimwe ndebe nuko mumeze ariko mwari muri aho tukaba kuba turaho ariko ninegira wakoze reka mbe ngiye uracyashaka kunyongera se oya banze unyishyure ntawe urabizi ino si yacu nuku nguku tubayeho wishyure negere nyishyure ku bintu se harya hari ideni nkubamo we oya ntabwo ari ubwawe ni ideni urabona urahuhomeye ibikombe ya 8 uribitse ibikombe bigera mu 8 bura uzikara amatasi ariko shaho uziko umuntu abiyore mu musuzugura sese byiri ngewe ngo ni ibikombe 8 ariko sasa urabona uvuga ngo sesebyi zaba sesebyi zo zangani ni muri katiri cyane muri restaurant wenda naka ari muri katiri nanjye se nkubwiye ngo ubu basa ni kwa yitifu ikiyenye hose hano none uguri kuvuga ngo ariko simane kamanze mwibare ubu sesebyi za super gift mani zo wanyishyuza oya ntukagere ko ubu se njyewe kejo ubu ngiye gukoresha ubukwe ntabwo uzaza mu rugo ngaguha umusuru nutama nzakurega se uzandeka nkuko nanjye utabimaye mbigusabye bigumane nyine byawe wowe ngo mbigomane akundi wazanye icyo gikombe ngabugusubiza ngiye ngaburuka ngabusubiza ngiye ntwari ibyo birutse byawe Ambwa. cha mwana ngiye mwaje mu mashini ubwonko bwanyu buriya mwana umuntu ibintu byose yabipanze buriya kugira ngwino boro nayo nabipanze ubwo rero nakubona biba amahira ariko n'ubu ndoza nakuna nashoye ibihumbi byanjye muri no boro nguje kumumbya mwana business tuba turi gukora ariko super gipase nkani ibihumbi bingahe ubundi ni ibihumbi bingahe washoye ubundi wahita super gipase nkani wayiguze yoyo wayiguze ahubwo kiranga nyoko rero nukaza ndo gukina nukavuga nyoko ngiye fata nyoko mu kiranga neshi hashire nyoko ni wa mukiranga nikora mu reka mama namusize mu rugo nako nigeze ngendana nawe umbwire muzane ahubwo meza bitanu byanje hanga washaka nukaza byo gukina hanga mwana ariko bitanu gipase nkani hako zo nwiti ya senga ne wayiguze ndaga kantu umuntu uri nimushaka sige gafite kawukura he oya ubundi iyi boro zanikorerwa nta n'uwari sedi ubuntu uzanikorerwa ginawe ko manayenze bro manayenze kiranga rero nukazana byo gukina cyangwa uvuga nkwereka kiranga wayenze izo singa ari zinyende wamaye ubwo ngubwo ni menye nawe nuje shindi kuba nawe kiranga ni ngiye nge ntago nakwishyura ubwo bugati nizira ry'Imana ngiye ubwo bugati ntabwo akose bamuvandimwe ndine mama ubuyobozi mwe ko wanyambuye ubuyobozi koko ubuyobozi niba wifata ukanywa ibigera mu amajerekani agira muri 3 ngewe ure none urwango unyishyura ariko se mubari kandi tubicisha mu nzira zoroshye ujya kuyima nayigusabye ujya kuyinywa wowe wumva bakuri kuyinywera ubuntu se kandi hari ikintu cyose mwize cyako ko muvandi wenda ntago nayinyweraga ubuntu oya muvara subiza akantu ntukarenge hari ikintu cy'umuntu uzi kikibaho nta kintu cy'umuntu kikibaho ariko none turatuza wayinyweye azi ko ari nyoko yiguhaye cyangwa ari so ari muvari wenda tutanyuze mu bintu byinshi tutanyuze mu bintu byinshi ndi nyoko yarayimaye uguzi ko ari nyoko nine ngashira hano none se ko nzi ko twari inshuti umuvanye ibintu ugiye kunyuza umushuti bwawe njye inshuti ntabwo var ryari umuvandi wajureka gute wewe unyita muvandi nkawe n'umuvandi wa nyoko ntabwo ndi umuvandi wa nyoko ngaho mereza rero ntundana nakaye umaze none urebe ko hari n'ikintu ukumva habe na kimwe Rwanda mushwa nabi ariko abayobozi bariho ndavuze uze tugende kuri butike ngo tubere super gift yasenga ndavuze induru uwo mudugudu aja igikome nkakibika nkahita mvuze induru ati ngewe umuntu hano aranyibye anyibye amatoni 10 y'ibishyimbo Yesu nakwishyura ntabwo so telefone ngaho wigira izamagara umuntu urashaka guhamagara umuntu ndashaka guhamagara umuntu ariko ni nawe witegwa no ariko gusa nyine mwana twaba n'inshuti mwana ngiye nanjye ni wowe niza mayitene wowe urumva oya nari enda muhamagara nzu ifone yawe bayigura wajaguva nkanga iyo ngero yo 12 nakurukuye 12 aho rero ta wari Jesu ngata naye kuna kuri sase ebyiri nahe cyase mva mvuze induru mwana w'ifite induru ndayivuza cyane mvuga ko nyibye ariko mwana ubwo n'ubugome ariko buretse niba ngufata buretse nzakora nta by'ubugome mwana nareka ngenda ariko buretse cyagenda rwose muri isi tizo ubwanjye wabaho
nyemera nkorera sabu like share na comment maze undemere.